kurira ntabwo ari ubugwari. Kera uzajya ubura ibitotsi, uzagwara umutwe udakira. Urabona hari ukuntu abantu batwigishije batubeshe cyangwa se batubwiye ibituzuye, batubwira ko ibintu byose babikubira mu gusenga. Pastor nuvuga ko batubeshye biragukoraho muri abo bantu bari uko bizi se arico ntinya. Batubwiye bitari byo ko dukwiye gusobanukirwa abantu kugira ngo bamenye gusenga ni nka anesthesi, ni ikinya ariko ntibivura. Ubona aho Imana isaba umuntu ngo ayifashe gusenga, urumva umubabaro w'umubiri uko uba umeze. Nta muntu n'umwe ku isi adakeneye urutugu aririraho. Uwo muntu rero agomba kuba yujuje ibintu birindwi. Hari ukuntu abantu bazi kwihisha, akaba yaratsinzwe mu buzima, hanyuma akagumya kugaragaza ko ari we muntu mwiza kandi yaratsinzwe. Ni byiza gushaka umuntu ufite ubuhamya bwiza. Ashobora kuba ari umuntu mwiza ariko adafite umwanya, yego ntaco yazakumarira. Bijya bimbabaza Dominique cyane cyane iyo mbonye umuntu yakijijwe ariko afite ahantu agenda n'umwijima kandi umwijima yarawakiriye. Iyo umubabaro si amahitamo, ni ibyago umuntu agira, ariko gukira byo ni amahitamo. Nyuma umuco wacu hari igihe udusimbukije ukatubwira ati ihangane umugabo, nturire, wibabaza abantu, niko kwisi bimera. Niko bimera, n'abandi byababayeho. Umuntu yabaye intwari cyane ni utarize, uwaremerwa. ariko nyine iyo bagiye bagenda bavuga ngo yakomeye, ngo uzi ukuntu yari yihanganye, ntiyigeze arira. Ngwaye ikaze, ndagushimiye cyane ufunga iki kiganiro. Nizera ko umeze neza, nkwifurije umugisha w'Imana aho hirya no hino mu bihugu bitandukanye, mu mijyi itandukanye. Mwebwe bari mu Rwanda namwe tubahaye ikaze, bari muri diaspora zitandukanye mukunda ibiganiro byacu. Tujya tubona comment zanyu kandi ni bimwe mu bidutera imbaraga zo gukomeza gukora uyu murimo twahamagariwe mu gihe tugitegereje kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Twakiriye Pastor ikaze cyane. Urakoze cyane. Rase turakwakiriye cyangwa ni mu rugo bundi tugiye gukomerezaho. Bazaro gukomereza. No gukomerezaho. Ikaze cyane, umeze neza? Ashima Imana. Icyumweru uyu munsi turi kuwa mbere, ubu turi gukora ikiganiro kuko arashobora kukireba muri 2028, ariko ubu turi gukora ikiganiro ni kuwa mbere. Icyumweru gitangiye gute? Wasoje icyumweru cy'ubushize gute? Icyumweru cy'ubushize nagisoreje mu rusengero, aho nsengera. Yego. Mfite inyigisho mu materaniro yombi uko ari 3. Mba ntaragisoreje neza cyane, ahubwo ayo mavuta iyo nakoze icyo naremewe mba numva ari umunezero mwinshi. Yego. Kimwe gishyashya nacyo turagitangiye, twizera neza ko tuza kugubwa neza kandi tuza kugira ibihe byiza. Imana ishimwe, umugani wawe iyo wakoze icyo waremewe ni wo munezero wa mbere. Twizera ko niki cyumweru nako ariko bizagenda. Turatangiye. Reka mbere ko dutangira ikiganiro tubanze dusenga Imana, nyuma dutangira ikiganiro cyacu. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye ko uduhaye umugisha wo kubaho no kugira ngo dukore icyo twaremewe. Turasenze kugira ngo kubaho kwawe kubane natwe muri iki kiganiro, nabwo wigaragaze, duhe ibihe byiza. N'uyu muntu wese udukurikiye nawe agirirwe neza nawe, haba mu mwuka we, mu marangamutima no mu mubiri, umwereke ineza yawe. Ubuntu bwawe bane natwe muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yitwa Pastor Desire Habyarimana, niwe turi kubana muri utu duce dutandukanye, aho muri insanganyamatsiko twafashe iyitwa ngo ibintu bitabasha gukwirwa mu marangamutima y'umuntu. Ubushize twavuze ku gufatwa ku ngufu. Dushimira abantu bakira ikiganiro neza, wabonaga ko bari bakeneye kubyumva. Aruhanyandikiye ngira ngo bishobora kuba barabibonye, aravuga ati mwe murabivuga kuko mutafashwe ku ngufu, ariko twe twafashwe ku ngufu, tuzi icyo bivuga, ururimi muvuga turarwumva cyane. Bivuga ngo twe tukubavugira ibyo babuze uko bavuga cyangwa babuze inyunguramagambo bavuga. Mukomeze mutange ibitekerezo, nitugera ku gace ka nyuma tuzasubira inyuma, hanyuma turebe ibitekerezo cyangwa se ibibazo bagiye babaza kugira ngo tubashe kugerageza kubisubiza. Pastor, uyu munsi rero dufasha agace gakurikiye. Mbere ko dufata agace gakurikiye, tubanze tubwire abadukurikiye ko impamvu turavuga ku bintu bidakwigwa mu marangamutima. Ni ibintu Imana itaremye, byazanywe n'icyaha. Ubundi mu bintu Imana yaremye umubabaro ntiwari urimo, umubabaro wazanywe n'icyaha. Hanyuma
iyo ukomeje kuwuhata ngo winjire aho hantu utaremewe kujya ko nta mwanya uhafite, yego imitsi iraturika. Bigira ingaruka mbi nyinshi. Ubushize ndibuka ko twavuze ko indwara abantu bagwaye 50% zijyanye n'umubabaro. Yego. Hanyuma hano mu badukurikiye harimo abakijijwe hari n'abadakijijwe. Umukristo ni gute yakwitwara mu gihe yahuye n'ibyo bintu bidakwigwa mu marangamutima? Tubanze tunibaza ahubwo se bishobora kumugeraho. Ashobora gutegereza ko umukristo we byamugeraho, kuko Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Bamwe barapfusha natwe turapfusha, barakena tugakena. Ingaruka za covid zabaye ku bantu bose, nta mahitamo dufite. Turi mu isi irimo umubi. Yego. Ariko iki budi itandukaniro ni uburyo tujera ibintu, uburyo tubyitwaramo. Abantu babiri bahura n'ikibazo kimwe gisa ntibabyitwaremo kimwe, bitewe n'uburyo bubatse imbere muri bo, mu mwuka, mu bugingo no mu mubiri. Impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo abantu bumve ko umuntu ashobora guhura n'ikintu kiremereye kidakwigwamo amarangamutima, ariko kigasiga kitamwangije. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo hashimwe Imana n'iyihumure, iduhumuriza amakuba yacu, natwe tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kubana nawe muri uwo mubabaro, ikaguhumuriza, ukazahumuriza abandi. Hanyuma Yesu yaravuze ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, ashobora gutabara abageragezwa bose, kuko uzi intimba icyo ari cyo. Antuka ibintu tunyuramo ibyinshi yabiciyemo. Mu Baheburayo haravuga ngo yageragejwe na byose ariko ntiyakoze icyaha. Amen. Niho dutandukanira. Twebwe umubabaro usibye kutwangiza gusa mu buryo bw'umubiri, hari n'ubwo umubabaro dukoresha ibyaha. Yego. Impamvu y'iki kiganiro ni ukugira ngo twumvishe abantu ko Yesu ashobora kubikwikorera, kuko yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Hari n'abadukurikiye avuga ati mu by'ukuri nabinyuzemwo biranshegeshe, bingeze habi. Byatumye ngira imyitwarire, mpinduka mu myitwarire, singikunda abantu, mbona abantu bose ari abagome, sigaye numva kubaho bidafite ico bimbwiye, nawe ubwo akiyanga. Hari nabo byakoresheje ibyaha bitandukanye. Umubabaro ukoresha amafuti utamenya uko angana. Ariko iyo wemeye noneho ukemera ko umuntu yatsinzwe ubusanzwe kuva kuri Adamu, adashobora kubyikorera ngo abishobore, uhita ubimuzanira akakuruhura, kuko ingata ye ituma tworoherwa. Iyo abikwikoreye wowe uhita ugira amahoro. Nanone nsubiremo ko birababaje iyo umukristo yahuye n'ikintu kiremereye gutyo, ukazabona ntitwamucira urubanza kuko yagize imyifatire mibi, ariko nanone akwiye no kumenya ko Kristo ari uburuhukiro bwacu. Amen. Uyu munsi rero turi buvuge ku gace gakurikiye ako twavuze bwa mbere, kavuga ku gupfakara. Ngo ni nko gupfusha uwo mwashakanye. Kubura uwo mwashakanye. Yego. Kubura uwo mwashakanye ni ikintu kidakwigwa mu marangamutima. Tukiri aho pastor, hari ukubura uwo mwashakanye, hari gufatwa ku ngufu twavuze, n'utundi tuzagenda tuvuga. Pastor, umushobora kuba dukurikiye ashobora kwibaza, Imana niba yemera ko ibyo bidakwirwa mu marangamutima biba ku muntu w'Imana, kandi ntekereza ko ibizi neza ko bishobora no kumukoresha icyaha kubera ko nyine atabishoboye, icyo cyaha ubwo Imana irakibara? Irakibara cyane. Icyaha gikorwa n'amahitamo. Umuntu aremererwa n'umubabaro, agahita ahitamo nabi kubera aremerewe n'umubabaro. Nk'uko umuntu ashobora kugira ibyishimo birenze, uwo munsi agatanga inka atari yabiteguye, ni nako umuntu ashobora kujya ku rundi ruhande akagira umubabaro mwinshi, agakora amakosa atari yateguye. Hari uwavuga ko Imana rero yamwoheje cyangwa yamuroshye ibishaka. Imana ntigeragezwa n'ikibi, nayo nta muntu ikigerageresha. Muri izi ntambo uyoboye harimo ababatekereza gutya. Cyane ndabizi ko babaho batekereza gutya. Ariko icyo nagira ngo mvuge ni uko mu Mana, iyo wize kugendana n'Imana, ubundi urabona rasoro. Yego.
iyo haje ikintu kiremereye cyane cyane imana iguha umwuka wera ufasha ni ukwamorotisa cya kindi gishikira kuri we kikakugeraho kidafite ubukana bwagukoresha icyaha kandi kidashobora no kwangiza amarangamutima yawe. Yego wari uri kutubwira ubwo nibwira ngo niba hari mu badukurikiye ujya utekereza ko ibyo byaha bitabarwa, utekereza ko imana yariyo ikoshya cyangwa ikuroha, ntabwo umugambi w'imana arimo kugirira neza umuntu yaremye. Hanyuma ikindi rero gikomeye tugiye kuvugaho uyu munsi ni ikijyanye no gupfakara cyangwa se kubura uwo mwashakanye, yaba umugabo cyangwa se umugore, yewe n'abana babaye imfubyi ntibifite aho bikwigwa. Reka duhere ku mugabo n'umugore. Ubyara abana ukabarera, hanyuma ikindi gihe akazagira amahitamo, agahitamo umuntu akamukundisha umutima wose, bataravukanye, batarabayeho ubuzima bumwe, akamwiyegurira, hanyuma uwo muntu yiyeguriye bakaba umwe. Bibiliya ngira ngo igikoresha ijambo ryiza ngo ni ukumwiha wese. Bibiliya avuga ngo bazabana akaramata. Iyo ikintu ari akaramata rero ni ukuvuga ngo gupfakara cyangwa kubura uwo mwashakanye ni nko gutakaza ukuguru, ni nko gucikamo kabiri, gutakaza urugingo rwawe. ntabwo ukomeza kuba uko wari umeze. Ni ikintu kidakwigwa mu marangamutima y'umuntu. Yego. Hanyuma umuco wacu hari igihe udusimbukije ukatubwira ati ihangane umugabo, nturire, wibabaza abantu, niko ku isi bimera, niko bimera, n'abandi byababayeho. Hanyuma umuntu yabaye intwari cyane ni utarize, uwaremerwa. ariko nyine iyo bagiye bagenda bavuga ngo yakomeye, ngo uzi ukuntu yari yihanganye, ntiyigeze arira. ariko kurira ntabwo ari ubugwari. Kurira ni ugusohora amarangamutima, kuko kera abantu baratashe bose, usigaye uri wenyine, uzatangira kumva amajwi ye, utangire gutinya icumba mwaryamagamo, uzatangira kumva ubuzima budafite igisobanuro, aho imyenda yimanitse n'ibikoresho bye urabibona. ni ikintu kidakwigwa mu marangamutima. Hanyuma ikindi kibabaje rero, inshuti zose zabasuraga mumeze neza zizagaruka bashobora kutazagaruka. Uko kuba wenyine bifite ikintu kibi bikora muri wowe, birushaho mbese ni ugutabwa, ni ukuba wenyine. Nabyo ntibikwigwamo marangamutima, kuko Imana yaremye abantu kugira ngo babe hamwe, babeho mu busabane. Hari abadukurikiye rero batarabasha kwakira urupfu cyangwa se impfu zabaye mu buzima bwabo. Akaba amaze imyaka nka 20 yarabuze uwo bashakanye, ariko bikaba bitarabona aho bikwigwa. Akaba amaze imyaka myinshi agendana uwo mubabaro, cyangwa se ari muri deyi, ari mu kiriyo, ahora yunamye, ahora mu cunamo. Kuri ubu akaba atinya gutaha ubukwe, kuko abandi bazanye n'abagore babo n'abagabo babo. Akaba ageze n'ubwo atinya yenda kujya mu rusengero, kuko avuga ati n'ubundi ntaco bisobanuye. Imana iba inkunda, ntabwo yari kuba yaremeye ko nyura mu kintu kimeze gutya. Yego. Akaba hari ibibazo atinya gusubiza, ndavuga nk'iby'abana, kubera ko yahuye n'ikintu nyine kidakwigwa mu marangamutima. Ibyo bintu biraremereye ku buryo bidafite nyine aho bikwigwa, ntibifite aho bikwigwa. Iyo tuvuze ngo twakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akaturuhura, akaba ari we uturuhura, kuki atashobora kuruhura ibyo ngibyo byose ngo bishire mu muntu pasiteri, yongere abe empty, abe vierge, abe nyine abe wa wundi wa mbere utagikomeretse, ko ngira ngo Kristo nta kimunanira pasiteri. Uvuze ikintu gikomeye cyane. Uvuze ikintu gikomeye cyane. Ubundi gukira ibikomere n'agakiza ka kabiri. Hanyuma batwigisha agakiza, batubwiye agakiza kamwe nako katuzuye neza. Yesaya 61 hahamya ko yaje kuvura imvune z'umutima, yaje kutwikorerera imitwaro yacu. Ariko hari amahitamo yanjye yo kumenya ubwa mbere ko nsikamiwe,
hanyuma ngafata bya bikomere nkabimuzanira. Uzandebere umuntu yakomeretse aba ashaka kuba inshuti n'ibikomere bye, ahora yumva ashaka ko mwese mumugirira imbabazi, kuko hari ubwo ibikomere bihindura imitekerereze yawe. Noneho umuntu agahatira abantu ko mumufata uko ameze ariko ntacyo bitwaye. ntihawe babwira ati muranzi uko munzi mumfata uko ntimugire icyo muhindura, nyine nukomeze na mukuru wanjye niko yari ameze, na mama na data niko bari bameze, kandi baranzi mujye kubabaza. mu by'ukuri iyo ni ubundi ikintu umuntu akoze iminsi 90 gihinduka ingeso. Itekeza rero nk'umuntu yakomeretse nk'imyaka 10 ukuntu aba amerewe, ni ubuzima bwose, biba ari ubuzima bwose. kandi ibikomere bigira imyumvire, bihindura imyumvire, imitekerereze, bihindura ibintu byinshi. Reka nguhe urugero. hari ubwo bigera igihe umuntu akajya afata abantu akabashyira mu gatebo kamwe, yego, kubera amarangamutima akomeretse. akakwemeza ko nta muntu muzima abaho, akakwemeza ko abantu bose ari kimwe, kubera ko afite amarangamutima akomeretse. iyo bigeze igihe rero ibikomere bihindura imitekerereze, imyumvire y'umuntu, biba ari bibi. icyo wari ubajije rero, Yesu yiteguye kudukiza, ariko arashaka ko dukoresha amahitamo yacu gufata bya bikomere tukabimuha. niho gukira gushingiye, kuruta kuba inshuti nabyo, ahubwo ukabimukorera kandi ukizera ko afite icyo yabikoraho. iyo ubimuhaye urakira koko nyagukira pastor? iyo ubimuhaye icyambere agukorera, ibi ndi kukubaza, izi ntama zawe zigukurikiye hirya no hino ndabizi ko zibyibaza. Yego. iyo ubimuhaye icyambere agukorera, agukura munsi yo gutsikamirwa nabyo. Biremera? Yego. none se urabona imfubyi n'abapfakazi baseka, ukabona umuntu afite umunezero mu mutima kandi ntacyo yabonye. Ikibazo ni ukumenya niba koko baba baseka. Yego, kuko umwuka wera, mu mbuto z'umwuka harimo imbuto yitwa ibyishimo. Urabizi ko hariho guseka hakaba no guseka? ndabizi. hanyuma umwuka wera ashobora gufasha umuntu kwishima nta gishimishije kihari. ashobora gufasha umuntu kugira amahoro kandi ari mu mahoro make. niwo mumaro w'umwuka wera mu buzima bw'umuntu. rero icyo agukorera cya mbere, agukura munsi yo gutsikamirwa na bya bindi, hanyuma ugahita utangira kwitoza kubaho. ubundi tubyita intambwe z'icunamo cyangwa indaro z'icunamo. icyunamo cyakozwe mu buryo bwiza, umuntu ashobora gukira agatangira ubundi buzima. mu gace ka mbere tuvuga ku gufatwa ku ngufu, uyu munsi twavuze kubura uwo mwashakanye cyangwa se gutakaza uwo mwashakanye. ibi byose pastor, hari ikintu bizana mu muntu muri ya marangamutima, birakizana se? kirizana, ngira ngo nta n'umuntu ubigiramo uruhare, cyitwa kurira. uku kurira muri sosiyete yacu ufatwa nk'intege nke, ufatwa nk'ikigwari. utarize ni uba ari intwari kurusha uwarize. pastor, kurira ubundi Bibiliya bivugaho iki ku muntu uri muri iyo situation? kurira Bibiliya irabyemera. nusoma Bibiliya uzasanga Yesu yaragiye mu kiriyo cy'abantu, yifatanyije n'abantu bari mu mubabaro utandukanye. kuva kera Imana yarashizeho ko itegeko ko umuntu yapfushije bazamara igihe kingana gutya bagandaye. ni ibintu Imana yashizeho, kwari ukugira ngo habeho kuruhuka kw'amarangamutima. hanyuma munsi y'ubutayu bwa Sahara rero dufite amarangamutima yumiwe, cyangwa twarumutse, turi abantu dufite amarangamutima adapfa gukogwaho. umuntu umwe yahoze ansetsa, yarambwiye ati umwana yatangiye kujya gutasha inkwi ku myaka 5-6, akajya ahura n'impiri n'ibiyoka aho hantu kuri iyo myaka. bigera igihe akaba nta kintu kikimukanka, ibintu byo kurira. kandi ubwo baramukubise bamubwira ati sinumva urira, funga. amarangamutima ahita yifunga burundu. kera azaba ari, sinavuga ngo azaba ari ikindi kintu, azaba ari umuntu ariko utuzuye, kugira ngo abari nk'umurakare. yego, amarangamutima aba yarapfuye. ntihandi muhora wira ati ngiye narashiririye ntimukajye muvugaho. yego. uwo muntu rwose
ni bibi gusa. Ni bibi. Yego, ni bibi. Aya marira rero pasiteri, tuve muri Bibiliya noneho tuze nko kuri pasiteri ukunda gukora ibintu bya counseling, ibintu byo gufasha abantu. Uwarize n'utarize batandukanira hehe iyo bari muri icyo gihe turi kuvuga? Iyo umuntu yarize birasohoka. Navuze ko dutangira twavuze ko bya bintu umuntu abitsindagira ngo byinjire ahantu bidakwigwa, bitaremewe mu mwanya, bidafite mu mwanya. kandi uko biba byinshi ubibyiga byinjiramo niko bishwanyuza, niko byangiza. Iyo rero urize byibuze biba biriho birasohoka. Hari ubundi mu buryo bwo gukira hari ukuvuga, kubona ahantu bisohorera wizeye, hari ukurira, yewe n'uburakari nabwo, cya gihe umuntu agaragaza amarangamutima yose, biriya ni inzira yo gukira. Ni inzira yo gukira. Iyo bitabaye ni bibi, bizagenda bikwica gake gake, kera uzajya ubura ibitotsi, uzagwara umutwe udakira. Urabona umuntu agira ubwonko bw'imbere n'ubw'inyuma. Yego. Iyo uhuye n'ikintu kiremereye cyane cyane uzumva hano kano karemerewe, karanashyuha. Iyo kamaze kuzura gasagurira hano ku bitugu. Iyo ku bitugu naho hamaze kuzura bisagurira uruti rw'umugongo. Iyo uruti rw'umugongo rwuzuye bijya mu gifu. Iyo bivuye mu gifu bishobora kubyara kanseri y'amaraso, bishobora kwica impyiko. Ikindi nakubwira ni uko iyo umuntu ahuye n'ikintu kidakwigwamo mu marangamutima, ubwonko buhita bukora umusemburo ako kanya uzimya ubwonko bw'imbere. Uwo musemburo uba uremereye ku kigero ushobora gushwanyuza igifu, ushobora kwica, gutuma haba turubure insuline, hakangirika ibintu byinshi. Niyo mpamvu umuntu abyuka yagize imvi tazi aho zivuye, cyangwa se akabyuka yagize uruhara, cyangwa akajya yibagirwa imfunguzo zifite mu ntoki. Yego, yego. Cyangwa yakoresha amafaranga akaza kubaza uwayibye kandi ari wowe wayakoresheje cyane. Biriya nibigaragaza ko umuntu ariho arapfa, ariho arapfa gake gake. Ni byiza ko umuntu yivuza hakiri kare. Urabona ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere dufite utubazo twinshi. Ibihugu biteye imbere barabizi ibyo mvuze, indiyo ndavuga barabizi ko bidakwigwamo. Niyo mpamvu buri muntu wese bamushakira umukansara, aba afite umuntu umukurikirana, atajyayo ari uko agwaye, akajya kuganira nawe gusa. Twebwe tujya kwivuza ari uko bigeze ko nta garuriro. Ni byiza ko umuntu yitaho, kuko reka ngo tugaruke ku muco wacu. Ntibitwemerera kuvuga kugaragaza amarangamutima yacu. Twavuze ko kuba umugabo ari ukumenya kuyamira. Ariko utekereza ko imvi zo zizareka kuza, uruhara se ruzareka kuza, kandi n'ibimenyetso bigaragaza ibyo wahishe. None se wagira ngo ijoro ntuzajya urara ugaragurika wananiwe gusinzira? Ntuzajya wumva wicara ukagira ubwoba mu buzima budafite ishingiro, wikanga ikintu cyose? Ibyo byo bizakubaho. Iyo urebye imibare y'abantu bagenda bahura n'ikibazo cyo mu mutwe, ukareba abantu buri munsi bajya kwivuza uko bangana, kandi abona bageze ku rwego rwa nyuma, mu gihe byakagombye gukurikiranwa hakiri kare. Warubwiye nko kumbaza ngo se umukristo nawe ashobora kugira bene ibyo bibazo? Yego cyane rwose. Yego, abantu barabigira benshi. Rero ntekereza ko ni byiza ko umuntu ashaka uwamufasha hakiri kare, kuko bizamugiraho ingaruka. Dusoza kuri aba bantu, ubwo iyo nkubaza nk'umushumba, nkubaza nk'umukansera nyine, n'ubundi wakira ahantu nk'abo. Urabizi ko muri sosiyete yacu cyane cyane mu bakristo hari igihe ibintu byitwa abazimu n'abadayimoni, ku buryo bakubwira ko ukwiye kujya gusenga, bakakubita Bibiliya mu mutwe bari kubirukana. Uyu mukristo dukurikiye byabayeho, ari kurwara n'ingaruka zayo uyu munsi, ariko ntazi niba byaraturutse ku byaha cyangwa se ari ibigeragezo nk'uko tubivuga. Tugarutse kuri cya gice ndimo kukubwira, yabwirwa n'iki ko ari ibintu akwiye kujya gusengera, cyangwa se ari ibintu akwiye kujya gushaka umukansara? Urakoze, ubajije ikintu cyiza cyane
kandi gikomeye. Hari ukuntu abantu batwigishe batubeshe cyangwa se batubwiye ibituzuye, batubwira ko ibintu byose babikubira mu gusenga. Pastor nuvuga ko batubeshye biragukoraho muri aba bantu bari uko bizi se arico ntinya ntabwo natinya kubisobanura batubwiye bitari byo. Ko dukwiye gusobanukirwa abantu kugira ngo bamenye ni ryari bikeneye ko ujya kubisengera, ni ryari bikeneye kujya gushaka umukansara akagufasha. Urakoze. Ubundi mu kuri kwa Bibiliya gusenga uzi ikintu bizana, gusenga ni nka anesthesi, ni ikinya ariko ntibivura. Gusenga bigufasha kugira imbaraga z'umutima ukamara kabiri, ariko Imana yashizeho ihame ridahindurwa nuko wasenze. Ntabwo amahame kugwaho nuko wasenze. Imana irabizi ko umuntu aremanye intege nke ku kigero cya 70%. Fata 70 ugerekeho amosha ya Satani, amosha ya Satani yagerekeho ibyo waciyemo ibigeragezo, ibigeragezo bigerekeho ibikomere waciyemo na background hanyuma ugerekeho ubumenyi buke mu ijambo ry'Imana, umuntu asigara ari kangahe. Niyo mpamvu Imana kuko izi ko turemanye intege nke zingana zityo, ya Mose hari Yosuwa ifata babiri kugira ngo umwe nagundi nawe amubyutse, cyangwa se nagihura n'ikintu kiremereye abone uwabwira. Nyuma ya Elisa hari Elisa, ya Eliya hari Elisa, nyuma ya Yesu hari intumwa. Urashobora kwibaza aho Yesu abwira abantu ngo ntimurushe mubana amaso nanjye n'isaha imwe ngo mumfashe. Ubona aho Imana ifasha umuntu ngo yifashe, isaba umuntu ngo yifashe gusenga. Urumva umubabaro w'umubiri uko ubumeze. Nyuma ya Paulo hari Timoteyo. Paulo yigeze kuvuga ngo mwiburana ryanjye ngo bose barantaye, unabuze uhagarana nanjye mu rubanza. Afite nta muntu n'umwe ku isi adakeneye urutugu aririraho, nta n'umwe, kiretse inaringe cyangwa se ubwibone cyangwa se kutabisobanukirwa cyangwa se kumubura cyangwa se kutamenya ko bikenewe gusa, ariko nta muntu n'umwe utabikeneye. Uru rutugu umuntu akeneye kuririraho Pastor, fasha umuntu utekereza ko ari ukwishyira hanze no kwiha rubanda no kujya gushyira ubuzima bwawe bwite hanze. Nabonye ari byo bigezweho muri iki. Ntabwo ari byiza kubwira umuntu wari we wese. Mbere yuko ngarukaho tubanze dusubire inyuma ho gato, mbanze mbwira abadukurikiye ko gusenga bidahagije. Gusenga bikuzanira imbaraga z'umutima, yenda ntukore amakosa. Gusenga biragufasha kugira imbaraga, ariko hirya yo gusenga ukwiye kwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima. Ukibaza ngo iki kintu nahuye naco Bibiliya ikivugaho iki? Ikibazo ntituyisoma. Niba wapfakaye, hari abandi bapfakazi hari ukuntu bavyitwayemo. Niba wakize cyangwa wakenye, niba abantu bagutereranye, hari uko Yesu nabo byamugendekeye. Bibiliya bivugaho iki? Gusenga ni byiza, ariko ni byiza kumenya icyo Bibiliya bivugaho. Icya gatatu ni ukwibaza ngo iki gikomere kiremereye gutya ndagikirane. Bibiliya ivuga iki gukira ibikomere? Hanyuma ni ukwibaza ngo sinkeneye umuntu ntega amatwi, ndabwira nde noneho? Uwo muntu rero agomba kuba yujuje ibintu birindwi. Uwo muntu yagutega amatwi. Ashobora kuba atarize psychologique clinique, ariko ashobora kuba ari umuntu ukijijwe. Icya kabiri ufite ubuhamya bwiza. Icya gatatu azi ijambo ry'Imana kugira ngo aguhurize ubuzima unyuramwo nico Bibiliya ivuga. Icya kane agomba kuba ari umuntu ugira ibanga, ibyo muganira utazabisanga mu muhanda, mbese umeze nk'imva bahambamo. Icya gatanu agomba kuba ari umuntu ugufitiye umwanya. Icya gatandatu ni umuntu yakwihanganira urugendo rwose rwo gukira, kuko hari igihe bizagufata imyaka 5 cyangwa 3. Ntabwo ibintu byambayeho mu myaka 40 ushobora kubikira mu mwaka umwe. Ni urugendo. Hari umuntu ashobora kwihangana urwo rugendo mukarugendana akagufata ukuboko watsikiye, kuko hari igihe ubyuka abasomye agatabo ko mugenzi barabizi Isayo yitwa Gahinda Gasaza. Hari igihe Isayo ibyuka yazikutse, yego, ukabura icigisho cyagufasha. Bibiliya ukagira ngo ni kayitanditsemo ikintu, indirimbo zose ukumva ntaco zimaze, ukajya wumva ushaka kuba wenyine gusa. Ibyo bintu bibaho. Hari umwarimu wanyigishe muri kaminuza mu mwaka wa 3 hari ndi gusoza, we yaravuze, nayo yari umukristo, yavuze ngo
hari n'igihe ukanguka ukabona isi yose nta kintu na kimwe kiriho, nta nzu, nta muntu, iribereye aho, iri vide mbese. cyane. Noneho kutamenya ko ibyo bibaho kubera twakuze dusirimba, tubavuza umuziki turirimba, tukagira ngo isi niyo yonyine. Itorero ricumbitse mu isi irimo iyo mibabaro, irimo gupfusha, irimo gufatwa ku ngufu, irimo. Hanyuma kimwe mu bintu bigora abantu benshi ni ukutemera ko byabayeho kandi byarabaye. Muri za ntambwe zicunamo, icya mbere ni uguhakana, ukabihakana kandi byabaye. Byarabaye, ukwiye kuva muri day ugatangira ubuzima. Byarabaye, ukwiye kubizanira uwabikwikorerera ukabaho uruhutse. Rero ntabwo gusenga gusa bihagije, ni ugutera izindi ntambwe zikurikiraho. Hanyuma ikindi, iyo urangije gusenga, icya kabiri ntabwo isubije, ni ugushaka uwubwira ariko wizeye ko azagufasha. Yego. Dusoza rero, uru rutugu rwo kuririraho dusanze ari kimwe mu bikenewe cyane. Pastor, kumenya urutugu nyarwo rwo kuririraho, uyu mumama wapfakaye udukurikiye cyangwa uyu mupapa, biroroshye kumenya urutugu nyarwo rukwiriye akwiye kuririraho? Ngewe Bibiliya imbwira ko ikintu cyose dusabye Imana twizeye, Imana yakidukorera. Ubundi gusenga ni iki? Ubundi gusenga ni ukuba umunyakuri, ukagaragariza amarangamutima yawe Imana, ukayibwira ati Mwami, urabizi ko ikintu nahuye naco kiraremereye, kandi watwemereye ko uzadufasha mu bitugerageza. Wamfasha ukampa umuntu yagendana nanjye. Isengesho nk'iryo rirasobanutse kuruta kubwira Imana ngo ndagushimiye ugasenga amasaha 2 mu muhango gusa w'itorero cyangwa idini uko bikurikiranye, ariko bidafite. Ni byiza kubwira Imana ngo uyu munsi ndababaye, ukayibwira ati uyu munsi ndumva ntishimye cyane, ko mu mutima rega ibihareba niyo tabivuga ibibibona. Mbese dukwiye kwiga kuba abanyakuri ku Mana. Rero iyo dusabye Imana umuntu wo kudufasha, Imana izaduhuza nawe. Kumusengera nabyo ntibihagije, ni byiza kurambagiza ubuhamya bwe. Yego. Kuko ushobora hari ukuntu abantu bazi kwihisha, akaba yaratsinzwe mu buzima, hanyuma akagumya kugaragaza ko ari we muntu mwiza kandi yaratsinzwe. Ni byiza gushaka umuntu ufite ubuhamya bwiza. Hanyuma ni byiza kubimusaba, mugatangira yabikwemerera, mugatangira kugendana urugendo. Ashobora kuba ari umuntu mwiza ariko adafite umwanya, yego, ntaco yazakumarira. Yego. Dusoza cyangwa se dusubika ku gace ka kabiri ngufu, uyu munsi twavuze ku gutakaza uwo mwashakanye. Pase, mbere ko dusubika kubitsindagira mu marangamutima, twasanze ko birema umwijima, cyangwa se umwanya bitagenewe mu mutwe birema umwijima w'inyuma, rimwe na rimwe umanuka ukamanuka mu rutirigo nk'uko watubwiye ukagera mu gifu. Uyu mwijima ushobora kubona umucyo? Yego. Gute? Yohani igice cya mbere haravuga ngo yaje ari umuco, uvira mu mwijima, hanyuma ikibabaje umwijima ntiwakira umuco. Wenda tuzabikoraho inyigisho ivuga kumurikirwa. Iyo tuvuze kumurikirwa, twavuga ko Yesu ari inyenyeri yo mu ruturuturu, ari umuseke utambitse, ari itabaza. Dukwiye kumenya ngo ni he hakwiye kumurikirwa. Ni mu gice cy'umwuka, ni mu marangamutima yakomeretse, ni mu gice cy'umubiri. Muri za nyigisho zituzuye navuze batubwiye kumurikirwa mu gace kamwe kitwa umwuka, gukizwa cyangwa se gutsindishirizwa. Bijya bimbabaza Dominique cyane cyane iyo mbonye umuntu yakijijwe ariko afite ahantu agenda n'umwijima, kandi umwijima yarawakiriye. Nkunda kugira amahirwe yo guhagarara imbere y'abantu benshi. Hari igihe uhagarara imbere y'amateraniro ukaba wavuga ati runaka akwiye kumurikirwa na runaka, ukabona umwijima watungutse n'inyuma. Nakoze ubukwe 2004, hanyuma abantu benshi bashaka kuza kureba ubukwe mu rusengero. Turiho turashira abantu mu mirimo, tubura umuntu dusiga kuri stoke ahari ibiryo na fanta. Noneho kandi abantu bahari. Yego. Noneho umuntu umwe aratubwira ati nungutse igitekerezo.
hari umudiyakoni nzi areba nabi niwo turi buhasike. Ni umuntu uzwi ku mahane no kureba nabi. iryo jisho niba rireba uko arireba byibuze ni umuntu uzwi, ni umusitari mu kureba nabi. Noneho ukibaza ni gute umuntu agira iyo ndangagaciro itanditse muri Bibiliya. hari ubwo wasanga muri telefone bandika ati runaka ureba nabi kuri nimero ye. Urumva biterwa n'iki? Biterwa n'uko bishoboka ko ari ahantu acumbikiye umwijima hataravigwa n'umuco, kandi yarabyemeye. yego yarabyemeye, yumva ari ibisanzwe. Birababaje rero kuba umuntu aseka ari uko yibagiwe, abaho ubuzima butarimo ibyishimo na bike, kandi turaha Imana itangira ibyishimo. Kubera iki? Ntabwo yaretse ngo Kristo amumurikire hantu hose yakwiye kumurikirwa. Twazavuga uduce twinshi Yesu akwiye kumurikamo. Hari ahantu henshi Kristo akwiye kumurika, bitari gukizwa ko gutsindishirizwa. Ni igikorwa kiba rimwe, ni nko kuvuka, ariko hirya yo kuvuka hakurikiraho iki? Ni byiza ko umuntu yireba akicara akibaza nta hantu hakwiye kumurikirwa. Nta bantu urabona bakijijwe ariko byagera ku mutungo bikaba ibindi. Nta muntu urabona ukijijwe ariko agahorana umujinya udafite ibisobanuro. Nta bantu urabona bakunda kwigunga kandi bakunda Imana. Nta muntu urabona ukijijwe ariko kubana n'abandi bikanga. Nibaza niba umuntu bishobora kumugora kubana n'abandi amasaha 2 tumara ku rusengero, aho amara amasaha menshi bigenda bite? Bamerewe batabo babana. Umuntu ugaragaza kamere mu masaha 2 gusa amara ku rusengero, aho amara menshi biba bimeze bite? Abo babana bafite amakuru menshi. Rero ntekeza ko ari byiza kumurikirwa. Birashoboka ko umuntu akira. Yego. Mu byo twavuze byose pastor, abantu basigarana iki kibanze hanyuma dusose? Reka basigarane iki kintu. Iyo umubabaro si amahitamo, ni ibyago umuntu agira, ariko gukira byo ni amahitamo. Ni ukuvuga ngo singishaka kubaho nsikamiwe, reka mbizanire uwemeye kubitwikorerera. Hanyuma ikindi basigarana ni uko igihe cyose winjiza ibintu ahantu bidakwiye kwinjira birangiza. Ntibyangiza gusa igice cy'umubiri, bishobora no gukoresha umuntu ibyaha bigahindura imyitwarire yawe. Ibi ntiwabikubira mu gusenga gusa ngo birangire. Ni byiza ko wiga uburyo byasohoka ukabaho ufite umudendezo. Wakoze cyane kubana natwe. Ntabwo dusoje, turasubitse. Kana gace ka kabiri tuzasubukura mu tundi duce dukurikira. Komeza ubane natwe mu biganiro byacu. Pastor, twatangiye dusenga, reka duhamagara Imana, kuko ibyo tuvuze uyu munsi imbaraga z'umwuka wera zitabibashije ngo zibikurikirane kuri umutima w'umuntu wakira ibi bintu. Ibyo twatuvuze twadutera waraza niko birivuga, ariko dushaka ko imbaraga z'umwuka wera zibiherekeza, bigira icyo bihindura mu buzima bw'uyu muntu uri kubireba muri uyu mwaka, no mu gihe azabireba twe tuzaba tutakiriho, kuko byo bizabigikora ko bizaba bigifite ubuzima. Ikaze mu isengesho. Mbere yuko nsenga nagira ngo ntangira rekomandasiyo ku bantu badukurikiye. Ngira ngo nta muntu n'umwe atazi umuntu yabuze uwo bashakanye. Niba mudaturanye murasengana, kandi uwo muntu ahora yumva ari wenyine. Yego, tugerageze tubabe hafi, tubiteho, be kumva batereranywe, be kumva ko ari bonyine, be kumva ko babuze agaciro. Tubakunde, tubabe hafi, bazongera kwiyumva nk'abantu. Kandi niba baragize n'intege nke, tubafashe kugira ngo bongere kumva ari abanyambaraga. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko udukunda. Turi mu isi y'umubabaro, ariko waratubwiye ngo duhumure wanesheje isi. Dushoboze kugendera muri ubwo butsinzi. Uyu muntu udukurikiye aba yaragize intege nke, umwongera imbaraga, yongere kurwana intambara nziza yo kwizera. Mube hafi Mwami. Ibyaha bikoreshwa no kuba umuntu ari wenyine, no gutereranywa, no kwangwa, no kubura uwo yahaye ubuzima bwe, ndasenze kugira ngo buri wese umweze umube hafi. Kandi ndasenze kugira ngo abagifite imitima ikomeretse ubabere icomoro, ubakize, ubagirire ubuntu. Ineza bakomeze kubana natwe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.